Ibi byiza nshuti bakunzi bato Barasa Network. Ni mukore subscribe, like ndetse muna sharing. Nanga yavuze ko Kabila aramutse aje yamuha intebe. Hamwe ati akira yobora umwanya mfite wo kuba perezida wa AFC M23 niwe nkuhaye uyobore iki gice kikubye inshuro 3 u Rwanda. Mu gihe ikibazo cy'umutekano n'icya politike muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gikomeje gukurikiranwa n'abatari bake, muzabikorwa wa politike w'uriro Alliance Fleuve Congo AFC M23 Colonel Nanga yatangaje ko yiteguye kwegurira Joseph Kabila umwanya ayoboye muri iri huriro mu gihe yaba afashe icyemezo cyo kurijyamo. Mu kiganiro yagiranye n'itangazamakuru, Nanga yavuze ko Joseph Kabila akomeje kuba umwe mu bayobozi yubaha kandi afata nk'umuntu wagize uruhare rukomeye mu mateka ya politike ya Kongo. Ati Joseph Kabila yahoraga ari umuyobozi wacu no mu gihe yari perezida wa Repubulika aramutse afashe icyemezo cyo kwifatanya natwe rwose uyu munsi. Nge niteguye kumwegurira umwanya wanjye, icyo nicyo dutegereje. Aya magambo rero yakomeje gukurura impaka mu banyapolitike no mu basesenguzi kuko agaragaza ko Nanga yifuza kubona Kabila agira uruhare rugaragara mu buyobozi bwa AFC M23, ibintu bishobora kugira ingaruka ku cyemezo cya politike y'igihugu. Mu mezi ashize raporo zitandukanye zasohowe n'umuryango w'abibumbye Loni hamwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa zagiye zivuga ko hari icyo zita isano hagati ya Joseph Kabila ndetse na AFC M23. Icyakora Kabila n'abamushyigikiye bakomeje guhakana ibyo birego, bavuga ko nta bimenyetso bifatika bibishyigikira bihari. Mu ijambo rero yigeze kuvugira muri Afurika y'Epfo umwaka ushize, Joseph Kabila yavuze ko iyaza kuba ari we uyoboye cyangwa se ushyigikira ihuriro nk'uko bamwe babivuga, uko ibintu bimeze mu burasirazuba bwa Kongo ntibyari kuba bimeze gutyo. Aya magambo rero icyo gihe yatumye benshi bibaza uko ahagaze ku bibazo by'intambara imaze imyaka myinshi mu burasirazuba bw'igihugu. Abasesenguzi bari kuvuga iki rero? Abasesenguzi bari kuvuga ko amagambo ya Nanga gashobora gusobanurwa nk'ubutumire bwa politike bugenewe Kabila, ndetse ko ngo ashobora kuba ari uburyo bwo gushimangira ko M23 yifuza kwagura urubuga rw'abafatanyabikorwa bayo ba politike. Kugeza ubu ngubu Joseph Kabila nta kintu aratangaza ko yinjiye muri AFC M23 cyangwa ngo yemere ubusabe bwa Nanga. Amagambo y'uyu muyobozi wa AFC akomeje guteza impaka ko hazaza h'ubuyobozi bw'iri huriro ndetse no ku miterere ya politike muri Kongo Kinshasa. Hanyuma ibi bintu bishatse kuvuga iki? Urumva kuba Colonel Nanga yatangaje ko Joseph Kabila yamufata nk'umuntu cyangwa yamufata nka mukuru wabo muri iri huriro rya Alliance Fleuve Congo AFC M23, ndetse akagaragaza ko yifuza kumwegurira umwanya w'ubuyobozi bukuru bw'iri huriro. Ibi ngibi biramutse bibaye byahita bihindura page y'intambara. Byose uko bimeze hariya byahita bihinduka. Ngewe nzi ko hari ikintu cyahinduka cyane. Ingaruka za mbere zahita ziba nizihereye cyane. Ibi rero abitangaje nyuma ya raporo y'impuguke za Loni zagiye zigaragaza ko Kabila afitanye umubano wa hafi n'uyu mutwe wa AFC M23. Ikintu gishobora gutangaza cyangwa cyaba gikomeye nuko ibisobanuro bimwe na bimwe batanga abasesenguzi mu buryo butandukanye twagiye tubigarukaho, bavuga ko Colonel Nanga yarasanzwe aziranye na Kabila. Nashaka kwerekana ko umubano wabo atari mushya kandi bafite aba bantu bafite intego imwe. Tuvugishije ukuri, intego imwe bafite ni ugukuraho ubutegetsi bwa Felix Tshisekedi mu buryo butaziguye. Asabo ntiwahoranye nibyo bashaka, gukuraho ubutegetsi bwa Felix Tshisekedi. Nanga na M23 bati ni ukugarura amahoro muri Kongo Kinshasa. Icyambere bafitanye amateka. Nanga yari umuyobozi wa komisiyo y'amatora Seni nabivugaga ku bwa Kabila, ari nawe wayoboraga amatora muri 2018. Umubano wabo muri politike n'uburyo bafite ibintu baziranyeho, hari n'ibindi baziranye na Tshisekedi. Urumva bituma Nanga amubona nk'umukuru we mu bya politiki. Nicyo Nanga abonamo Kabila. Kuba Kabila yarageze Goma nabyo bifite ikindi bisobanuye. Mu mpera z'ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2025, Joseph Kabila yageze mu mujyi wa Goma unagenzurwa n'ingabo za AFC M23. Icyo gihe aho yaciye ntuhambaze, ariko yakiriwe ku mugaragaro na Colonel Nanga. Ibi byahamije ko umubano wabo utari uwo mu binyamakuru gusa, ahubwo ari umubano no mu bikorwa. Siko bimeze? Ngo icyo gihe ngo yaciye muri Kenya.
hanyuma baraza icyo gihe muri Kongo Kinshasa gusa nabonye barimo kurekana bavuga ko ngo yaciye muri Kenya none aciye muri Kenya hitaguruka hitagera muri Goma se oya bavuga ko ngo yaciye ku kibuga cy'indege cya Kigali Kanombe ngagaca mu Rwanda niko Kongo Kinshasa bavugaga noneho ibindi raporo za Loni hari ijambo nanga ajya agaragaza ko ubundi Kongo ngo yapfuye ku bwa Felix Tshisekedi urumva we yajyaga bivuga mu biganiro bye bitandukanye noneho twagaruka kuri raporo za Loni zirashimangira ibyavuzwe ibi bivuzwe muri iyi minsi ko nanga yifuza ko Kabila yakorana nabo cyangwa yaba umuyobozi wabo birahamwe na raporo y'impuguke za Loni zo mu kwezi kwa 7 muri uyu mwaka iheruka twanagarutse muri iki kiganiro yavuze ko Kabila n'abantu be bafite gahunda yo guhindura izina ngo ry'umutwe wa AFC M23 ngo azimbere noneho azimbere mu kuyobora barashaka hari ibivugo ko n'izina rya AFC M23 bashobora kurihindura ibyo ne byagiye bivugwa n'abantu Kabila afite ashyigikiye ibyo bita ngo Sovoro Congo ntuyizi ariko se AFC M23 bahita bahindura izina Kabila kayijyamo cyangwa bashobora gufata AFC M23 bakongeraho ibindi bya Kabila bakongeraho akandi kantu kuko ibyo nabyo biravugwa uburyo uyu mutwe wavutse nicyo kintu niya ntwaro ntago bashobora kubihindura ariko iyo nanone iyo witegereje ubona nanone Joseph Kabila nawe ko afite ko yagize uruhare mu gutuma M23 irimo gusembera izenguruka ahantu hose kuki arimo kuyishingikiriza iki gihe 2012 AFC M23 nakona yitwaga M23 ntabwo yitwaga AFC byari bitaraza M23 gusa burya AFC ni umutwe wa politiki ujejo kaje ejo bundi M23 ifata Goma bakayikuramo gitaraganye kagenda gahunga muri 2012 ninde wari uyoboye icyo gihe ni Joseph Kabila wari uhari si yatumye basembera ikindi rero kirimo kuvuga ariko bifashisha kugeza bakakanya Joseph Kabila yavuye ku buyobozi ashyiraho Tshisekedi azikazamuyoboreramo aramwihinduka arahunga kugeza bakakanya afite igihano cy'urupfu muri Kongo ubu ntiyahakandagira Joseph Kabila ntiyahakandagira noneho ikindi ibyo uvuga nibyo abo bantu rero they are sharing common objective ariko ubaka kanya bafite intego imwe kuki atigeze abafasha kandi bararwaniraga impamvu nzima ubu nibwo abonye ko bafite impamvu nzima zo kurwana indese Joseph Kabila none se gufasha umuntu nuko bivuga ku mugaragaro se wabwirwa n'iki se wowe twicecekere nk'abanyamakuru ariko ntago ubizi ibibera inyuma y'amarido surabizi none ibibera inyuma y'amarido urabizi kuba byaravuzwe ko yifasha cyangwa atayifasha kugeza kuno munota nta muntu ubizi birakekwa ariko nanone ikivugo kuki nanga bitangaje iki gihe hari n'abandi basesenguzi bavuga ko bitewe nuko ubutegetsi bwa Kinshasa n'amahanga bakunze gushinja M23 ko ifashwa n'u Rwanda kuzana izina Joseph Kabila wayoboye Kongo Kinshasa imyaka 18 bivuze ko umutwe wahindutse ikibazo cy'imbere mu gihugu hagati y'abakongomani ubwabo bakajya bavuga ati barabantu ntago ari abakongomani n'abanyarwanda n'abanyamahanga noneho abantu bakavuga ngo nukugira ngo abanyekongo bahite babona ko wa mutwe nawe nuwo bakongomani ibyavugwaga na Tshisekedi n'abantu be ntago ari byo ahubwo ntago ari intambara ishingiye ku baturanyi ahubwo ni intambara y'abaturage y'abakongomani ubwabo urumva bamwe benshi berekana ko ari intambara ishingiye ku baturanyi k'abaturanyi aribo bazanyeho iyo ntambara noneho ahangaha mu gihe baba bamushyize hariye ku ruhembe rw'umuheto hejuru ku mutwe hejuru y'abandi bizagaragaza ko n'abakongomani ubwabo bihanganiye imbere mu gihugu nko kwirwa mwitwaza abo mwita ngo n'abaturanyi banyu abo mwitwa ngo n'abanyamahanga urumva ikindi nanone bivuze ko amasezerano y'umwaka wa 2018 bivuze ko yahita senyuka bivuze ko urwango n'ubwumvikane buke hagati ya Tshisekedi n'ihuriro rya Kabila oya hari ihuriro rya Kabila FCC parti ya Kabila urumva bari barageze ku masezerano yerekana uburyo bagomba gushyigikirana erega mbere yuko uyu mugabo ajyaho 2018 hari ibyo Tshisekedi yari yemeranye na Kabila ibyo birazwi bizaba bisenyutse banamukureho nicyo bashaka noneho ikindi kivugwa gucamo ibici gisirikare bivuga ko Kabila aracyagira abayoboke benshi mu gisirikare icyo ngicyo cyane gikomeye bahari bibere hari abicecekeye kumushyira imbere bivuze ikintu gikomeye bwana ahishakiye bivuze ko abantu benshi b'Kinshasa na bamwe mu basirikare bahora bicecekeye
batazongera kuvuga ngo AFC M23 ni y'abaturanyi niyo hanze ahubwo ni ya Kabila nabo bayibonemo. Ibi bintu rero bifite ikintu gikomeye cyane, byaba batangiye gukubitira ahababaza uwitwa Felix Tshisekedi, bikaba ari bya bintu birimo kugenda etape par etape. Kugeza ubu aka kanya ni abantu babiri bari muri politike bose babanzi ba Kongo, ubutegetsi bwa Kongo buyobowe na Tshisekedi. Abo banzi rero bahita bagomba kuba inshuti, kandi wibuke ko mu gihe Kabila nawe yari ayoboye M23 yari umwanzi w'iyo guverinoma. Ubu aka kanya rero niba bose babaye abanzi ba guverinoma imwe bagomba guhura ku itariki ya 27 na 28 2025, kandi ku itariki 28 Joseph Kabila yahuriye na M23 i Goma. Oya, n'umwaka ushize 2025 umwaka ushize baraganira. Nanga kubazanye azanye ibi avuze ibi ntabwo ari ibintu bishya. No mu byatumye Joseph Kabila Kongo niba nabyita umujinya wo kuzamura no urwego bikazamuka kurushaho, nuko babonye ko yagiranye ibiganiro na M23, umutwe bavuga ko ufashwa n'u Rwanda, bavuga ko uri guhungabanya umutekano mu burasirazuba bwa Kongo. Leta ya Kongo irwana nabo umunsi ku wundi, bakumva ko uwigeze kuba perezida ari kubafasha, byahise bizamura niba nabyita umujinya cyangwa se none ikibazo kirazamuka kugeza ubwo bamuciriye urubanza adahari, bakamukatira igihano cyo gupfa, bakamufata. Noneho nambyita nk'iturufu ya M23 no kuvuga ngo umuntu twigeze guhangana ubu turi kumwe yigeze kuba perezida yatwiyunzeho. Iki kintu kizamurira agaciro uyu mutwe. Urumva ikindi ayishakiye buriya M23 ikeneye ikindi bita mu cyongereza legitimacy. Yes, legitimacy ni nko kuvuga ngo buri inyeshyamba zose aho ziva zikagera hirya no hino ku isi ziba zikeneye umuyobozi ufite imbaraga, ufite izina mu rwego rw'igihugu no mu rwego mpuzamahanga. Kabila rero ibyo bintu arabifite, arabyujuje nk'umuntu wabaye perezida imyaka igera kuri 18. icyo gihe baba bageze ku rwego rwo hejuru. Urumva nanga n'ikindi agaragaza gushyira Kabila imbere bizatuma umutwe wabo ushobora no kugaba ibitero byerekeza Kinshasa mu gihe gito gishoboka, kubera ko nabandi nakubwiraga abasirikare bacecetse bari mu gisirikare bazahita bashyigikira aba bantu bashishikariza abaturage n'ingabo kwigomeka ku butegetsi bwa Tshisekedi. Urumva biramutse bigenze gutyo aba bantu baba barimo gukora ibintu bihambaye. Ikindi ura gikomeye kurinda Kabila n'ibihano bamufatiye mu gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibindi bihugu bafatiye ibihano abayobozi ba FCM 23, nanga ashobora gukoresha izina rya Kabila mu gushaka uburyo habaho ibiganiro n'amahanga. Bakavuga muganire nawe nk'aba Rubio n'abandi, yabasaba ati muganire kugira ngo ibi bihano biveho. Iyo nayo ni riturufu bashaka kuba bakoresha. Ntakubeshye iki nicyo gihe cyiza cyo kuba Kabila yajoininga M23. Urumva ibyo uvuga nibyo. Ikindi buriya ibiganiro bya le dialogue national intercongolais birimo gutekerezwa, bihuza abanyekongo. Buriya mu gihe birimo gutekerezwa bagomba gushyira imbere Kabila, urumva mu itsinda rya FCM 23 kugira ngo bashimangire undi muntu ukomeye ushobora kuba yatanga ibitekerezo. Azajyamo barantago bazajyamo, mbona bo barabyanze, bazajyamo barabyanze, ariko urumva abazabikora bazabwa nyamara hari indi team ikomeye cyane, hari indi poids ikomeye mwirengagije. Ibyo twakora we tukabigera ntacyo byaba bimeze. Mira biganiro nabonye M23 batazayitumira abanyapolitike bari mu bayobozi bayoboye muri Kongo, harimo nk'aba Patrick Meya bavuze ko akareka kwaba ari ugutsindwa gukomeye cyane. Gusa nyine nayo yarabyanze. Nayo yarabyanze. Gusa impamvu nari mvuze ko bayitumiye yajyayo. Bashobora yabari boosting kuri bo, yabari imbaraga kuri bo ko hatangiye kuvuga ngo bagiranye ibiganiro na ku buryo na leta batumira, ariko twaba ari ugutsindwa kwa leta ya Kongo. Yego, hanyuma impamvu navugaga ko Joseph Kabila ubu iki gihe aricyo yakaba joininga M23 mu bihe byashize igihe byari bikaze ajya gusura Goma muri 2025, hari harimo hasinywa amasezerano y'Idoha mu kwa gatanu umwaka ushize. Yego, bari barimo basinya amasezerano y'Idoha muri Qatar na leta ya Kongo na AFC M23 ku buryo iyo yibeshya akajoininga M23 nakuru ya kuyisura byari bukurura umujinya w'abanyamerika, bigakurura umujinya w'abanyakatari, nta muntu n'umwe wari bumushyigikire. Ariko mu gihe ibyo bintu byose byananiranye by'ibiganiro bakananirwa guhuza Kongo Kinshasa ndetse na leta na AFC M23,
ubu ngubu nta kintu biriya bihugu bikiramira. Ndashaka kukubwira muri politiki habaho ibyo bita des poids des mesures. Ni ukuvuga ni ukubaransinga sibyo. Baricara bakareba nk'ibyo ngibyo bavugaga by'abanyamerika iyo baza gusinya hariya ibya Doha n'ibyari gukunda na Washington n'ibiki byose yari kuba ari kubangamira amasezerano yego bakamwigizayo ariko ubu amasezerano yagize bashobora kuba ubu buryo bwaranze uwafata buriya ubu niko bivuga des poids des mesures. Urareba ubu uranze ducungire kuri ubu ngubu nibwo ushobora gutanga umusaruro. Ariko kandi buriya M23 ifite abantu bayigira inama, ifite abajyanama bakomeye kuko nta kuntu bajya kuvuga biriya bintu bapfuye kubivuga gusa kirazira. Impamvu nanga yabisohoye hari impamvu yabisohoye n'ibinyamakuru bigahita bisamira hejuru n'abanyapolitike nk'uko turi gukora isesengura ahangaha urumva muri studio n'abandi mu bitangazamakuru byo muri Kongo n'ibindi mpuzamahanga nabo bari kubisesengura. Ni mukore subscribe, like ndetse muna sharing.